Mwiriwe, uyu munsi nifuje ko twarebera hamwe impamvu abantu bahibikana ariko ntibahirwe n'ibyo bakora kuko batazi uko bagomba kwitwara. Burya bitewe n'uko witwaye n'ibindi byose ubigeraho. Reka turebe uko tugomba kwitwara, turabisanga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Ni Yesu wabivugaga ngo nuko abonye imbaga y'abantu arazamuka ajya ku musozi, amaze kwicara abigishwa be baza aho ari, nuko atangira kubigisha agira ati: hahirwa abazi ko bakeneye ibintu byo mu buryo bw'umwuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abarira, kuko bazahozwa. Hahirwa abitonda, kuko bazaragwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ko bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko bazazigirirwa. Hahirwa abafite umutima uboneye, kuko bazabona Imana. Hahirwa abaharanira amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Muzishime, abantu nibabatuka bakabatoteza, kandi bakababeshyera ibibi by'uburyo bwose babampora. Muzishime kandi munezerwe cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko uko ariko batoteje abahanuzi bababanjirije. Nuko ndakeka rero uramutse witwaye nk'uko hano batubwira, nta kintu utabasha kugeraho, kuko iyo ushaka amahoro nawe burya uba ugomba gutanga andi, hanyuma ubundi ibintu bikaba byakugendekera neza.